Light Givers, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo nziza cyane ivuga ngo ni ibihe bimenyetso nabona cyangwa se wabona ukamenya ko umukunzi wawe utakimukunda. Ibi bimenyetso ni ibimenyetso bizakwereka ko urukundo wari ufitiye umukunzi wawe rwagushizemo cyangwa se rwamaze kugabanuka ku kigero kiri hejuru. Mbere na mbere ndagusaba gukora subscribe, like and share maze tujye tubana mu mavideo yose na uploadinze, amavideo meza cyane azagushimisha. So rero ibyo bimenyetso ni ibimenyetso bitandatu nibyo tujye gukurikirana muri video, ntucikwe. Ikimenyetso cya mbere rero kizakwereka ko umukunzi wawe utakimwiyumvamo cyangwa se utakimukunda nk'uko wamukundaga mbere, ko urukundo rwakugabanutsemo, ni iki ngiki. Icya mbere ni uko uzumva kumukunda bisigaye bigusaba kwirengagiza. Niba usigaye wicara ukumva kugira ngo uhekeye umukunzi wawe cyangwa se umwiteho, bigusaba ko wirengagiza ibibi bye uzi cyangwa se imico yose mibi wamubonyeho, icyo gihe ntabwo uzaba ukimufitiye urukundo. Ubundi iyo umuntu umukunda uhorana imbabazi zihoraho zo kumubabarira buri kosa yakoze. Akenshi ntuzibuka ngo yakoze iki kibi ngo cyangwa yakoze ikiriya na kiriya. Iyo mu gihe umukunda imbabazi zihoraho, uhora umubabarira, ntabwo ujya kureba ngo yakoze ibi ngo umugirire inzika y'ikibi yakoze. Ariko niba utangiye kwicara ukabona umuntu ni umunyamafuti, yuzuye amafuti, kumukunda bisaba kubanza kwijijisha, icyo gihe uzamenye ko ari ikimenyetso kikwereka ko utakimukunda. Ikimenyetso cya kabiri ni uko uzasanga uzajya wicara ukabona ibibi bye bisumba ibyiza bye. Niba usigaye wicara ukabona umukunzi wawe yuzuye amafuti, yuzuye amakosa, karite ze zisigaye ari nkeya, defu zasumbye karite, icyo gihe uzicare nawe wumve ko uwo mukunzi utakimukunda. Icyo gihe ni ikimenyetso kizakwereka ko urukundo rwamaze kugushiramo, urukundo rwamaze kukugabanukamo, wa mukunzi wawe usigaye umufata nk'abandi bantu bo hanze basanzwe. Rero niba usigaye wicara ukumva ku mukunzi wawe ibibi nibyo byinshi, nta cyiza ukimubonaho cyangwa se ibyiza byabaye bike, icyo gihe uzamenye ko umukunzi wawe utakimukunda. Ikintu cya gatatu cyangwa se ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko umukunzi wawe utakimukunda cyangwa se ushobora kuba waramwibeshyeho ujya kumuhitamo ngo mukundane, ni uko uzasanga inshuti zawe nazo zikubwira ko mutajyanye, muri couple idahuye. Ahangaha ntabwo wavuga ngo ni inshuti zose zizakubera abajyanama b'urukundo. Hari inshuti zakubera abantu bakugusha, bakugusubiza inyuma kandi wari uri mu rukundo ruzima. Rero izi nshuti ni inshuti, za nshuti z'inkoramutima, zishobora kuba zirimo famiye se, nubwo nabwo atari famiye zose, ariko hari inshuti ziba ari inshuti za nyazo, inshuti zikwifuriza ibyiza, inshuti zikuzi neza, zizi ngo ukunda iki wanga iki, ku buryo n'igihe uri kumwe na wa mukunzi bareba bakabona ko byanga byakunda muri abantu batazahuza bakurikije uko bakuzi. Rero niba inshuti zawe, inshuti z'inkoramutima zawe nazo zikubwira ko wowe n'umukunzi wawe mutajyanye kandi nawe wiyumvamo ko utishimiye urwo rukundo, icyo ni ikimenyetso kizakwereka ko umukunzi wawe wamwibeshyeho umuhitamo cyangwa se ukaba utakimukunda. Hano ikimenyetso cya kane kizakwereka ko wibeshye cyangwa se utagikunda umukunzi wawe, nuko nawe uzumva utakimwitayeho, utakimwiyumvamo. Niba wumva utakiyumvamo umukunzi wawe, please ndakwinginze emera uve muri urwo rukundo. Kuko niba usigaye wumva atari umuntu ugushishikaje, niba usigaye wumva attention yawe warayeguriye undi muntu,
hari ibindi bintu bigusumbira kuba uri kumwe n'umukunzi wawe, umukunzi wawe usigaye wumva atari umuntu ugushimishije. Ubundi iyo urukundo rukurimo, ufite umuntu ukunda, nicyo kintu cya mbere kigushishikaza, nicyo kintu cya mbere kigushimisha, ukumva umwanya wawe wose wawuharira wa mukunzi wawe. Rero niba usigaye wumva nta marangamutima ukimugirira, nta kintu akiba akubwiye ku marangamutima yawe, ubundi yari wa muntu bavuga ukumva usigaye urimo kumutekerezaho, ari wa muntu guhamagara ugasigara urimo kwisetsa ufite udutwenge ku maso, ariko ubu ngubu usigaye wumva nta santima, mbese asigaye ameze nk'abandi bantu bo hanze. Niba rero urimo kwiyumva gutyo, menya ko uwo mukunzi ntabwo ukimukunda, ugomba kuva mu rugo rukundo, cyangwa se ugomba gushaka ikintu ukora kugira ngo urebe ko urwo rukundo wakongera ukarubagarira rukagaruka. Ikintu cya gatanu kizakwereka ko umukunzi wakundanaga nawe, cyangwa se umukunzi wakundanaga nawe utakimukunda, nuko uzasanga nawe usigaye ukunda undi muntu, cyangwa se hari undi muntu ugukurura. Niba usigaye wicara ukumva hari undi muntu watwaye amarangamutima yawe, ukumva hari undi muntu urimo kugushimisha gusumba wa mu boyfriend wawe cyangwa wa mu girlfriend wawe, icyo ni ikimenyetso kizakwereka ko utakimukunda. Kuko niba hari umuntu w'igitsina gitandukanye n'icyawe urimo kugukurura, ni ikintu kigaragaza ko hari umwanya yafashe mu mutima wawe usumba uwo wa mukunzi wawe yafashe. Bivuze ko ya marangamutima wagiraga wa mukunzi wawe warayagabanyije, ahubwo ugira undi muntu uyerekezaho. Rero niba hari undi muntu urimo kumva wishimiye, urimo kumva ukunze, kandi ufite umukunzi, menya ko umukunzi wakundaga utakimukunda. Ikimenyetso cya nyuma kizakwereka ko umukunzi wakundaga utakimukunda, nuko nawe uzaba wumva utishimiye urukundo usigaye ufitanye n'uwo mukunzi. Mbere urukundo rugitangira, usanga ari igihe, iyo urukundo rugitangira rukiri mu minsi ya mbere, usanga ari igihe buri muntu wese aba afite ubushyuhe, arimo kumva urukundo ari ikibazo kirimo kumwakamo, ari ikintu yishimiye, ari ikintu kimushishikaje, ari cyo kintu aho umwanya munini. Akenshi ugasanga mu kazi ibintu byahindutse, umuntu atangiye kwica amasaha y'akazi, atangiye kwita kuri chat n'ibiki, mbese ugasanga ko ari ikintu yishimiye kimushishikaje. Ariko noneho niba ibintu byahindutse, niba uwo mukunzi wawe utakimukunda, ni hahandi uzumva utagishishikajwe n'urwo rukundo, utagishimishijwe no kuba uri mu rukundo, nta kintu bikubwiye, utagifata umwanya wawe ngo uharire wa mukunzi wumve ko kuba uri kumwe nawe bigushimishije. Rero niba usigaye wicara ukumva ko utagishimishijwe n'urukundo ukunda umuntu runaka, uwo mukunzi wawe, nicyo gihe cyiza cyo kubivamo, cyangwa se ugashaka ikindi kintu ukora, ukareka gukomeza guta igihe cyawe. Kuko niba urimo kwiyumvamo ibimenyetso, ni ikintu cyiza kigaragaza ko utakiri mu rukundo, ko utanyuzwe n'umukunzi mukundana. Byaba byiza ari uko n'ubundi uvuye muri urwo rukundo. N'ibyo bimenyetso bitandatu rero bizakwereka ko umukunzi wawe utakimukunda, cyangwa se urukundo wamukundaga rwakugabanutsemo. Nawe nahawe ho kwisuzuma ukareba. Hari igihe umuntu aba arimo gukomeza kwihatiriza, yiyumvisha ko ari mu rukundo, kandi nyamara we n'umutima we bakorana inama, bakumvikana neza icyo gukora. Rero nawe isuzume urebe neza niba udafite ibi bimenyetso, kuko byashoboka cyane. Mu gihe waba ugaragaza ibi bimenyetso, ni ikintu cyagaragaza neza ko udakunda uwo muntu muri kumwe. Bikaba byaba byiza rero uvuye muri urwo rukundo, cyangwa se ushatse ukuntu uganira n'uwo mukunzi wawe, mukareba uko mwasubiza ibintu ku murongo,
mukajya mu rukundo, noneho urukundo ruzima, urukundo rushimishije buri umwe uko muri babiri. N'ibyo bimenyetso 6 rero wakoze kuba wabanye nanjye muri iyi video. Ndagushimira cyane, nkusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubana nanjye no mu tundi video nzajya na uploadinga. Ndabakunda cyane, naho butaha. Kazana wa data ndagukwihaniya yo mukunzi, ndaharanira gukora igikwiye, mama Kaneza nawe azatera impundu. True love never ends my lovely.